Isano iri hagati y'ibigabiro by'umwami Rwabugili n'umuganura. Ese umuganura usobanuye iki? Abatuye mu murenge wa Kagano baravuga ko iyo umuganura ugeze bazirikana isano uyu munsi mukuru ufitanye n'ibigabiro babona ahahoze urugo rw'umwami Kigeli Rwabugili. Inteko y'umuco ivuga ko aha hahoze urugo rw'umwami Rwabugili hazakomeza kubungabungwa nk'ahantu hafite amateka menshi cyane, harimo n'ay'urugamba rwo kwagura igihugu. Gusa inasaba abaturage kugira uruhare mu kuhabungabunga. Umwami Kigeli IV Rwabugili wategetse u Rwanda guhera mu mwaka w'1853 kugeza mu mwaka w'1895 yari afite imirwa myinshi mu gihugu. Umwe mu mirwa ya Rwabugili yo ku nkiko wari wubatse mu Kinyaga ahitwa mu Mataba ya Nyamasheke, akaba yarahubatse ashaka gutera ijwi ry'ubunyabungo. Ahahoze urwo rugo rw'umwami ubu ni mu mudugudu wa Gikuyu, akagari ka Ninzi, umurenge wa Kagano, mu karere ka Nyamasheke. Kugeza ubu uru rugo rwabaye amateka, ariko hasigaye ibimenyetso by'ibiti binini by'imivumu ari byo bizwi nk'ibigabiro byaterwaga mu bikingi by'amarembo y'urugo rw'umwami. Mu gihe Abanyarwanda bizihiza umuganura kuri uyu wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama, abatuye mu murenge wa Kagano w'akarere ka Nyamasheke basobanukiwe isano iri hagati y'amateka y'urugo rw'umwami aha iwabo n'umunsi w'umuganura. Bavuga ko uyu munsi bawuha agaciro gakomeye bingana n'ibigabiro by'umwami Rwabugili biri aho iwabo. Umusaza umwe yagize ati “Kugira ngo umuganura awizihize aha ngaha i Nyanza umunsi warageze, ariko Rwabugili ari hano nuko awizihiza hano hamwe n'abatware ba hano mu Kinyaga. Byageze aho Rwabugili ategeka abatware ko azajya yizihiza umuganura iwe i Nyanza, yamara kuwizihiza n'abatware nabo bagahamagara abantu nabo bakawizihiza iwabo.” Undi ati “Ibyo ngibyo byarabaye. Rwabugili yengaga inzoga y'ubuki noneho akayitereka hariya, byari umunsi mukuru.” Ashingiye kuri iyi sano, Ntarwabira André, umushakashatsi ku mateka ashingiye ku bisigaratongo mu nteko y'umuco, avuga ko aha hantu hazakomeza kubungabungwa ndetse bikagirwamo uruhare n'abaturage. Yagize ati “Birumvikana, ibigabiro ni igiti cy'ikivumu. Uko byagenda kose ntabwo cyabaho nk'umusozi kigera igihe kigasaza. Biriya biti nta muntu wabitemye, ahubwo byarashaje.” Hagati rero y'ubufatanye n'akarere ka Nyamasheke n'inteko y'umuco, ubu ngubu dufite gahunda yo kugira ngo tuhasigasire dufatanyije n'abaturage bahaturiye, ku buryo nubwo ibiti bisaza ariko ahantu hakomeza guhabwa agaciro. Mu ngo z'umwami Kigeli IV Rwabugili, urw'i Nyamasheke ruzwi cyane kubera impamvu ebyiri, arizo kuba mu mwaka w'1894 yarahakoreye imihango y'umuganura birangiye atabara i Bunyabungo, ndetse no kuba umugogo we waromokeye i Nyamasheke mbere yo kumutabariza i Rutare ho mu karere ka Gicumbi. Noneho menya usobanukirwe umuganura. Umunyarwanda w'umuhanga yaragize ati “Agahugu katagira umuco karacika.” Magingo aya benshi twumva umuganura nk'amateka, ndetse n'iyo habaye ibirori byo kuwizihiza hari abatagira amahirwe cyangwa inyota yo kumenya uko ukorwa. Uyu munsi wari umunsi wo kwishimira umusaruro wabaga warabonetse no kugira intego y'umwaka utaha bakanasabana. Umuganura ni umunsi wahabwaga agaciro gakomeye cyane mu muco. Mu minsi yo hambere ku rwego rw'igihugu twavuga ko ari ubwami, wayoborwaga n'umwami afashijwe n'abanyamihigo n'umuganura, naho ku rwego rw'umuryango umukuru w'umuryango akaba ari we wayoboraga iyi mihango. Uyu munsi ufite byinshi usobanuye mu mateka y'u Rwanda rwo hambere. Wari umuhango ukomeye kuko wari mu nzira z'ubwiru. Umuganura wari ufite intego yo kugandurira ndetse no kwibutsa Abanyarwanda kuzirikana ko basangiye igihugu kimwe, umuco
umwe n'indangagaciro zimwe. Akenshi umuganura wari umuhango wari umeze nko gusogongera ku musaruro wa mbere w'imbuto zaba zarahinzwe. Cyane cyane umuganura wakorwaga hifashishijwe imbuto z'ibinyampeke twavuga nk'amasaka, uburo n'inzuzi gusa, bitavuze ko haba harimo n'ibindi nk'ibikomoka ku matungo. Ese uyu muhango waje ute? Umuganura ni umunsi wizihizwaga cyane mbere y'abakoloni. Ibirori byizihizwaga byabaga byiganjemo umutsima w'amasaka maze Abanyarwanda bagashimira Imana uburumbuke bw'umuryango, imyaka n'amatungo yabahaye. Iki gihe benshi bishimiraga kuba baganuza umwami amata, amasaka n'izindi mbuto nkuru arizo uburo, inzuzi n'isogi, ariko bakongeraho n'ibindi byose byabaga byeze muri icyo gihe. Uyu munsi mukuru wari ngarukamwaka wubahirizwaga kandi wahabwaga agaciro ibwami no mu muryango w'Abanyarwanda. Amateka avuga ko umuganura watangiye kwizihizwa mu Rwanda ku ngoma ya Gihanga Ngomijana mu kinyejana cya 9, hanyuma uza kongera guhabwa imbaraga na Ruganzu II Ndoli hagati y'imyaka y'1510 kugeza mu myaka y'1543 ubwo yabohoraga u Rwanda nyuma y'imyaka irenga 15 ruri mu maboko y'abanyamahanga aribo Abanyoro n'Abanyabungo. Muri uyu muhango umwami yafataga umwuko ngo agatangiza umuhango wo kuvugira umutsima rubanda baje kuwuganuza, akawuvuga apfukamye yerekana icyubahiro aha abo ayobora ndetse n'igihugu. Nyuma umuhango wo kuganura hakurikiragaho ibirori by'umuganura byasozwaga n'igitaramo cy'imihigo. Muri ibi birori umwami ngo yamurikaga umusaruro w'Abanyarwanda bavuye impande zose z'igihugu. Hakaba amarushanwa y'indashyikirwa nk'uko Bwana Dr Nzabonimpa Jacques yabitangaje ubwo yaganirizaga n'ikinyamakuru Imvaho Nshya mu mwaka wa 2019. Ku ruhande rw'umuryango, Bwana Dr Nzabonimpa Jacques agira ati "Kuri uwo munsi kandi imiryango nayo yarateranaga maze umukuru w'umuryango akayobora imihango n'ibirori byayikurikiraga. Cyaraziraga kugira uwo wima cyangwa uheza ku munsi w'umuganura. Buri wese yagombaga kugira umuturanyi asura." Mu bijyanye no gushyira hamwe kw'Abanyarwanda, umuganura ngo ni kimwe mu byatumye u Rwanda ruba igihugu gikomeye kitavogerwa kuko watumye Abanyarwanda bunga ubumwe. Ikindi kandi ibirori byo kwizihiza umuganura cyane cyane amarushanwa yabaga abiherekeje ngo byagize uruhare runini mu kongera agaciro bimwe mu byari bigize ubuzima bw'Abanyarwanda: imbyino, imitako, inka, imyaka n'ibindi. Ese kwizihiza umuganura waba uzi ko byigeze bivanwaho? Nyuma y'umwaduko w'abakoloni mu mwaka w'1925 umuganura warahagaritswe ntiwongera gukorwa, ndetse benshi bavuga ko byateje icyuho mu gushyira hamwe kw'Abanyarwanda. Muri iki gihe umutware Gashamura ka Rukangirashyamba wari umwiru ushinzwe umuganura yacibwaga mu gihugu agaciribwa mu Burundi. Kuva iki gihe umuganura ntiwongeye kwizihizwa. Nyuma y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge abantu bakomeje kwizihiza umuganura mu miryango, ariko ubuyobozi bwariho muri icyo gihe ntibwashyiramo imbaraga ngo umuganura uhabwe agaciro gakomeye nk'uko wari warahozeho mbere y'ubukoloni. Nyuma leta igendeye ku byiza n'akamaro umuganura wagize mu kubaka igihugu, yawuhaye agaciro gakomeye ishyiraho n'umunsi w'ikiruhuko uba buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama. Iteka rya Perezida nomero 54/01 ryo kuwa 24 z'ukwezi kwa kabiri muri 2017 mu ngingo ya 3 ku ijana
kugira ngo kuri uwo munsi Abanyarwanda basabane, bunge ubumwe, bazirikane ibyiza bagezeho, ari nako bahiga gukora neza kurushaho umwaka utaha. Umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira.